Ubutumwa bw'umubyeyi w'Imana, umugeni wa Roho Mutagatifu, ku wa gatandatu tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu, 2023, hari saa 9:55 za mu gitondo. Ndi kuvuga rozari ndangije ishapure yo kwishima, nasuwe n'umubyeyi w'Imana. Ku myambaro ye mu gituza hari hashushanyije inuma. Umubyeyi arambwira ati, njyewe umugeni wa Roho Mutagatifu, nje kuvugurura ingabire zanyu, mwirinde ubupfapfa. Dore Imana Data izanye ikibando mu murimo wayo, izanwe no gushungura izo nkumbi zose. Mbona umubyeyi ararize, amarira aratembye. Umubyeyi w'Imana arakomeza arambwira ati, mumfashe kuririra amahanga yose. Muri gurupe yahagurukiye gushungura izo nkozi z'ikibi zihishe inyuma y'ibikorwa byiza kandi mu mitima bidahari. Muri Kiliziya Gatolika n'ayandi matorero, icyo kibando kigezemo. Umwana uzi ubwenge yagarukira hafi. Mpita mbona ikibando kinini hejuru imbere yanjye. Umubyeyi w'Imana arakomeza arambwira ati, mbega uburakari bw'Imana Data ifitiye u Rwanda n'Abanyarwanda we! Mwicuze. Abisubiramo inshuro 10. Umubyeyi arakomeza ati, ibicumuro byose mwihane ibicumuro byose, mureke amasengesho y'ikivunge atagira umumaro. Nabasabye gusenga mubikuye ku mutima kandi nta buryarya mu mitima yanyu. Nabasabye gukundana bizira uburyarya n'ikibi cyose. Nabasabye guhana amahoro bizira ikibi mu mitima yanyu. None se niko mubigenza? Bana banjye, ndi umugeni wa Roho Mutagatifu. Nimwitegure neza kwakira Roho Mutagatifu, aze avugurure imitima yanyu. Njyewe umugeni wa Roho Mutagatifu, nje ntumwe n'Imana Data kubabwira nti, Data aje gucura umugeni we hamwe n'umwana wanjye badasiganwa. Abo bazasanga biteguye bazajyana, maze inkozi z'ikibi zisigare hanze. Abarozi, abapfumu, abajura, abagambanyi, abicanyi, abasambanyi, abari gutingana, abagabo n'abagore, n'abandi bose bafite umutima mubi, ikinyoma n'ibindi, abo bose bazasukwa hanze kandi bazahasigara. Dore inkongi y'umuriro niyo ibategereje. Musome Abanyagalati umutwe wa 5 wose. Dore benshi muri gukora amasengesho ya hato na hato muri inkozi z'ikibi. Dore inkongi y'umuriro ibategereje, nimutisubiraho. Imana Data nta mikino irimo. Mu bapadiri n'abasenyeri izageramo, mu babikira n'abakristu izageramo, no mu madini yose atandukanye izageramo. Murekeraho guhangana mupfa izina ry'umwana wanjye, mwese yarabacunguye. Icyo tubashakaho ni ukubaho mu rukundo ruzira uburyarya, ruzira ubuhendanyi n'icyitwa ikibi cyose. Ibikorwa bitagira imbuto turabirambiwe. Gusenga bitagira guhinduka turabirambiwe. Kutuvuga ku munwa mu mitima yanyu huzuye ikibi turabirambiwe. Dore ijuru rirafunze. Nimwihane mureke ibicumuro bya hato na hato. Mbona ijuru rirafunze. Mama ati, dore benshi mwambaye ubusa. Ubutumwa bwanjye mubukwize hose.
mu magurupe cyangwa mu matsinda atandukanye y'abasenga no muri karisimatike ivuguruye muri Roho Mutagatifu. Basenge bashyize hamwe aho gusengera mu mwiryane ya hato na hato. Abafite ubugome, ubutinganyi, inzangano, ubusambanyi, ubujura, amahano menshi ari gukorwa mu bwihisho ngo abantu ntibabimenya, baharanire kubireka, bicuze kandi nta buryarya bwihishe mu mitima yabo. Abajya mu bapfumu bakabangikanya ubukristu n'ubupagani, abo bose babireke bicuze kandi bakundane bya kivandimwe. Mbona umubyeyi w'Imana n'uwacu ararize. Umubyeyi arakomeza arambwira ati, bana banjye nimukundane, dore isi icuza umwijima, muzitwaza iki ko tutababuriye? Twarababuriye maze imitima myinshi ntiyadukingurira ngo twinjiremo. Ahubwo isindwe ry'ibyaha bitagira akagero niryo bimitse mu mitima yabo. Mubwire abasenyeri bo mu Rwanda muti, Imana Data irabona ibyo mukora, umunyakuri n'umunyakinyoma irababona. Dore ngicyo ikibando cy'Imana Data kirabamanukiye, ntacyo muzitwaza. Hahirwa ushira mu kuri, maze agaharanira kuragira neza abo ashinzwe. Inkozi z'ikibi nimwihane byose bitarabarangiriraho. Dore Data n'Umucunguzi wanyu babagezemo. Bana banjye mwese ndabakunda, musigare amahoro. Mbona umubyeyi ararize. Umubyeyi ati, ndarizwa no kutisubiraho kwanyu, ahubwo mukabaho mukerensa ibyacu gusa. None amaherezo yanyu ni ayahe? Murishira mu rupfu. Nongera kubona umuriro uri kurwaniramo n'abantu hatagira ingano. Mbona indabo nyinshi zitohagiye ziri imbere yanjye. Nongera kubona indabo ziboze n'izirabye. Umubyeyi arambwira ati, ibyo ubonye ni ibishushanya abantu batandukanye cyangwa imitima y'abantu itandukanye. None mwana w'umuntu, uherereye he? Mu kihe gice umaze kubona ibyo? Dore ikibando cy'Imana Data kirabanguye. Mwese mwisubireho bidatinze, nta mikino turimo. Mwari butatu butagatifu Sœur Marie Florence Uwimana Idutije, nkomereza umurimo wo kumvugira rozari ndi kumwe nawe nk'umwana wanjye nkunda unyizihira, turi kumwe. Umunsi wose nguteze amatwi, ndi umugeni wa Roho Mutagatifu. Mfasha kurohora roho nyinshi no mu mirimo w'uyu munsi turaba turi kumwe. Ninjye ugushoboza byose, gira amahoro. Mwana wanjye, ubutoni ni Imana Data ibugabira uwo ishaka nuko ibishaka. Nta muntu rero ugomba kukugirira ishyari, ahubwo buri wese naharanire kuba mu mwanya arimo, narangiza neza icyo yategetswe azahembwa. Mwese mbaraza urukundo no kubaho mu kuri bizira uburyarya, kandi mushishikarire kugira ukwemera, kuko ubuhakanyi n'ubuhakanamana bwibasiye imitima myinshi y'abatuye isi. Dore nk'uko ubuhakanyi n'ukwemera guke byatangiye mu mayeri, niko n'ukwemera, ukwizera n'urukundo bizagaruka ku isi ntawe ubibona. Mbaraza urukundo. Nimwakire umugisha uhoraho wa kibyeyi. Nari umugeni wa Roho Mutagatifu ubavugisha. Mbashize mu gishura cyanjye, mwe mwese muzashishikarizwa
mbashize mu gishura cyanjye mwe mwese muzashishikazwa no kugarukira Imana. Nti murakoze mama, mbona arampepeye. Ndi muri rozari ngeze mu ibukiro rya gatatu mu ishapule y'ishavu, saa 11:26, umubyeyi w'Imana muri titire y'umwamikazi w'i Fatima arambwira ati: dore kiliziya nshya kandi ivuguruye muri Roho Mutagatifu ibayeho, kiliziya itsinze ibigeragezo n'imihengeri ubu irimo itoroshye, kiliziya yuhagijwe amaraso ya ntama. Musome ibyahishuwe umutwe wa 14 wose, ntama n'abacunguwe. Kiliziya itewe icyuhagiro. Mpita mbona umuntu wambaye umweru wari ufite akadobo k'icyuma n'uburoso bw'ibyatsi atera amazi ku kiliziya ntamenye aho giherereye. Umubyeyi arakomeza agira ati: kiliziya y'ukuri guhoraho, ngiyo kiliziya dutegura ejo hazaza, isukurwa rirangiye mu mpande zose. Nimugire amahoro. Nari umwamikazi w'i Fatima, umubyeyi utasamanwa icyaha. Bwanyujijwe kuri Self Marie Florence Uwimana Dutije.